Hello muraho, mumeze mute? Makuru y'iminsi natwe turaho rero, turashima Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nimba ari ubwa mbere dusiye rero kuri channel yacu, channel twiga ibimera bitandukanye, nimba ukunda ibimera, nimba ukunda imiti yayo, nimba ukunda akamaro kabyo, kuko ni imiti myiza, cyangwa ukamenya n'ubumenyi nabwo ntacyo butwaye, kwiga no kumenya byose biba byiza. Channel yacu bikora bite TV rero tubaha ikaze nimba udukunda, inshuti zacu ziri n'abandi bose mukunda iyi channel sari ndabashoje. Kuri uyu munsi rero murabona igiti kiri hano imbere yanyu, iwanyu mukita ngo iki? Ese iwanyu cyo kimara iki mu buzima busanzwe? Ushobora kumva uyu muti warawumviseho, cyangwa ukumva hari icyo undi yawumarishije nawe ukashobora kuyifuza, ariko ukaba ukizi mu izina n'umumaro wacyo ariko utari wakibonaho. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe dushyiraho aya mashusho, ushobora kukigeraho ukavuga ati ariko kino giti hari umuntu wigeze kukivugaho, ukavuga ati karangi gitware nzakifashisha mu buzima busanzwe. Rero kino giti iwacu tukita umunanira, mu bwoko bw'umunanira, ariko imanira igira ubwoko bubiri ariko yose iratandukanye. Umunanira amababi arakora, ibishishwa n'imizi yabyo, ariko mujye mwirinda kurandura ibiti ngo mugiye kubikoresha, kuko nukirandura none se tuzakoresha iki? Kuko imizi irakora ariko n'amababi agakora. Niyo mpamvu tugomba kubungabunga ibimera by'iwacu, ntimukajye mukunda kurandura bino biti, kuko kubibona urabona amashyamba asigaye ari makeya, kandi bikunda kwera mu mashyamba kimeza cyane cyane, ariko iyo ukibonye hafi aha ntabwo aba ari byiza kukirandura. Umunaniro rero ni umuti ukomeye mu buzima. Umunanira nyine ni umunanira, nta mikino ugira. Icya mbere, hariho nk'umuntu, tuvuge nk'abantu bakunda gukoresha birango by'inzaratsi, ngo umugabo bamuziritse, umugabo bamugize ikigoryi, n'abagore bose nyine ntawe dusize ariko ni urugero. Umuntu bakamuzirika bakamugira igipupe, mbese ugasanga kwikuraho byaramunaniye. Nimba uri umugabo ugasanga wataye urugo rwawe, aba bafite abagabo b'abandi mwagiye mukazirika, abo bana yabyaye ahandi mwumva bazabaho gute? Ariko nyine ntabwo byabitereyemo, biterwa n'impamvu. Turi kuvuga umuti wabyo rero. Niba hari umuntu agutwaye umuntu wawe, ariko agataha iwawe buri munsi akajya ajyayo mu gihe cy'ukwezi, amafaranga ntayazane, abagabo bisigaye baho n'abagore bose ni kimwe. N'umugabo ushobora kukuroga rwose ugasanga mbese ni ikibazo. Rero ugasanga rufite abana, rufite abavandimwe n'ibindi byose, ariko kubagarukaho umutima bikanga. Uyu munanira rero icyo umara, uyu munanira nk'abantu bagiye bahereza ibyo bintu, ikintu cya mbere umanza umushakire icyo bita kamaramahano. Ayo ni amahano aba yarabaye. Kamaramahano twayizeho igice kimwe, ariko n'igice cya kabiri nacyo nzakibazanira. Umushakire kamaramahano n'akatsi bita akanyamata, uvangemo n'uyu munanira. Wamutekera mu cyayi, wamutekera mu gitoki. Ikizima ni uko ibyo bintu bigomba gusohokamo nyine, nubwo baba baramuhaye bimeze gute, nyine biragenda bigacika intege. Ugasanga wa muntu wawe wahoraga azerera, yirukanka muri izo ndaya, yirukanka muri ibyo bintu bidafite umumaro, mu bigare, mbese ugasanga ntago afite ari konsantire mu muryango. Uyu muti bawukoresha gutyo muri ubwo buryo. Abandi rero bakunda guterwa n'iyi mizimu cyangwa imyuka mibi cyangwa abarozi, ukaba wifitiye nk'urugo rwawe, muri aho mutuje,
muri aho muri abakire pe, Imana yarabahiye mbese ntacyo mubuze, ariko ugasanga mu rugo nta mahoro arimo, mugakora bikemera mbese bityo umukoziho kikemera, ariko mwabuze amahoro. Ibyo bintu ni ibiki ubundi? Kubabuza amahoro ni ukugira ngo bimwe mwagezeho bizahombe bipfe ubusa, bigende mu bibure. Nimumara gushwambagurana rero buri wese agakato kwe, buri wese rero niho hahandi ushobora uzasambagurana nk'ibyo byose, usanga umugabo bamutwaye, usanga umugore bamutwaye, kuko babikoze bafite papasi yabo n'intego zabo. Rero ku bantu ufite ingo zimeze gutyo, ukagira urugo wa mbere, ufata kano gati k'umunaniro ni n'icyo bita umubwirwa, warangiza ushaka kubafatana n'umuzi w'umutanga cyangwa agati k'umutanga cyangwa urubuto, warangiza ushobora no kubitera mu rugo, cyamera cyajya mu butaka, wagishyira mu nguni y'inzu. Icya mbere ni uko urugo rwawe rugomba kunanirana nyine, ntirwongere kuvogerwa n'iyo myuka mibi. Aho ugera rimwe na rimwe ugasanga baracyacuragura, rero udukaritsiye bacuraguramo umuntu akakuzengereza, saa mbiri araje acuraguye, saa tatu araje ateye ibintu hejuru y'inzu, saa yine umva no kubyuka ukumva wabyutse umutwe ukumva uranze. Rero abantu bafite ibyo bibazo nagiye mbigisha indi miti, za mahwera, imihanga, mbese bya bindi byose, ariko bakambwira ati umunanira ni igiti kimeze ute? Ku bantu bafite ikibazo, uyu munanira wazagufasha mu buzima bwawe. Hari n'ukuntu rero waba uri umukobwa, waba uri umusore, bakavuga ati uzashaka ndugu yangu ariko utubajije. Rimwe na rimwe ukirukanka ukajya hehe, ariko ugakundana n'abasore runaka benshi, ugakundana n'abakobwa benshi, ariko ukaburamo uwawe. Amahitamo, umugore wese yaba umugore, icya mbere ni uko byose abyujuje. Bakakubwira ati uzashaka ariko tubajije. Ndugu yangu, abo bantu bariho, menya ese byamugendekeye ubundi. Ashobora kugukubita ikibunga ukajya uhora ubabona pe ku bwinshi, ariko nta mwanzuro. Rero bashaka agati bita umwanzuranya, ukagenda no kuri kino giti ugashishura akantu gatoya n'akantu bita ikibunga na siyota yo hagati mu mazi. Ibyo bintu ukanywaho ukanabikaraba, amazi usaguje ukamena, ariko ntabwo wamena mu rugo, wamena mu muhanda nyabagendwa, ukavuga ati nikuyeho banzinze. Ariko icya mbere mujye musengera iyo miti, Imana yishizeho, nimba ari umunani, nimba ari umuhanga, nimba ari ibiki byose, ishirimo izo mbaraga nayo igire gute ikuzingura. Erega byose Imana arabiduhaye, ahubwo ntabwo tuzi kubikoresha. Uyu muti rero uzagufasha muri ubwo buzima bwose ubona byaranze. Nimba ufite bizinesi bahora baruga buri munsi, shaka umudatego kubitemo umunaniro. Wa muntu niyo agaruka gutwara ubutaka bwawe agiye kuburoga, byange. Nimba wa muntu aje agatwara urubuto runaka, byange. Nimba aje agashwanyura akenda k'ikintu ucuruza cyangwa ikintu cyose ukora, uyu muti uzagufasha. Nk'abantu baba mu kazi ugasanga harimo amashyari mu mirimo yose mukora, imirimo yose ukora uhuriramo n'abantu barenze umwe, barenga 5, 10, ntihazaburamo amashyari. Uyu munanira uzagufasha mu buzima busanzwe. Uyu munanira muzambwire mbabwire uburyo muwukoresha kuri ba bantu bahora, mbese wari wa muntu wari ufite bizinesi, wari ufite akazi keza, bosi yagukundaga, ariko kubera ibintu ubona bosi awukora n'ibindi byose, amashyari akazamukiramo, ukambwa atajya kugutegatega, ejo ukumva ngo urapfuye. Ibyo byo ni ibiki? Mujye mumenya ibintu byinshi. Ushaka rero umunanira n'icyo bita umuseke, wamara kubona umuseke ugashaka n'icyo bita umudasama. Ibyo ngibyo ntibizagufasha mu mirimo yose ukora. Nimba rero abanyarwanda kenshi
n'abandi bose bumva ikirimi rw'ikinyarwanda cyangwa ururimi rw'ikinyarwanda, abantu benshi bakunda ibintu byakozwe biri aho ngaho utazi uburyo byakozwemo. Iyo miti iriho, utawufite hamagara bawukohereza, cyangwa nimba bikunaniye uzadusanga aho dukorera nyine tugufasha. Rero buri kintu n'icyacyo, Imana ikomeza ibarinde. Ushaka kwiga imiti wakiga, ushaka kumenya, ukeneye ubujyanama nawe turamufasha, ubujyanama gusa akakubwira se ko mbona ibintu iwanjye bimeze gutya kandi imbere byamberaga gutya, mbese birapfira. Ushaka kumenya nawe turamufasha ubujyanama, ushaka kwivuza, ushaka kugira ibyo ageraho, nimba ufite iryo tungo ryawe runaka, izo nka zitima, izo nka ubanga urikanga gufata. Ese rero mu bintu bijyanye na gakondo harimo ibintu byinshi cyane nta nubwo wanabirangiza kuko ni byinshi, ntabwo wabibasha ngo ubirangize. Rero ushaka ko tumufasha azatwandikire muri comment, nzamusubiza. Nimero zanjye nazo ziba ziriho, nta kibazo. Imana ibane namwe kandi ibarinde kandi baguye muri byose. Ciao.